nk'uko mubimenyereye nitwa Bazongere Rosine tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ariwe mugiye kubona so mukanya muraje mukurikire katunye matangazo gato nuko Rosine a presenter nuko presenter mfite sheri yes ariko ntago ndamenya ngo wenda niwe wanje wa Burundi ko ntaranyambika impeta sindabana nawe sindi umugore wo munzu so wenda ntumenya ariko je ndamutse mfite amafaranga shonje atayafite abaye nkunda nanye mukunda mbibona ka nkunda atari bino utamenya ukuntu biba bimeze nje mfite amafaranga ntashiro bya bintu ntwaye naba numva nanatuje cyane none se ubundi Rosine myaka 24 ntago ari mikeya ubundi buteganya kurushinga rya myaka 24 ko nta nubwo ari myinshi kandi sini ngiye mfite n'umwana so ndacyafite inshingano zo gukurikirana wenda bizazira umugabo ngamushaka nzamushaka nazampropoza nzamwemera uyu munsi rero turi kumwe n'umukinnyikazi wa filime mu Rwanda umukinnyi ukomeye yagiye agaragara muri filime zitandukanye nk'uko muri buze kugenda mu byumva turi kumwe na Rosine amakuru ni meza ute meze neza cyane Rosine ubundi watangiye gukina filime rya tangiye gukina filime 2016 mu kwezi kwa gatanu nibwo nakinye filime ya mbere y'abantu bakubonye babona nyine usa nk'umuntu kiri umwana ufite baby face ubundi ufite imyaka ingahe ejo bundi ku itariki 15 zo kwa kabiri zabonuje imyaka 20 ndo batari banga cyane rero ntago ari mike nkuko bivuze irahagije irimo hagati na hagati oya niyo ngira ngo rero nkuko mwabyumvishe turi mwana bibonye turi kumwe na Rosine ngewe ndiremera gahita nkwibutsa yuko ushobora gukora subscribe kugira ngo ube uwa mbere ugerwaho na video zacu tugenda tubagezaho mu kiganiro na Rosine komeza ugikurikire